Shabaleko nguhaye ikaze urakaza neza mu muryango mugari wacu wa YouTube channel How to Get Paid. Njyewe nitwa Dezo, nkora ibiganiro ndetse na video tutorials bigamije kukwereka uburyo butandukanye wakoresha ugakorera amafaranga kuri internet ukoresheje telefone yawe, computer yawe na connection ya internet. Ibyo bintu uko ari bibiri cyangwa se bitatu, internet, computer cyangwa se telefone, ni ibikoresho wakoresha muri iki gihe turimo, muri iyi si ya digital, muri iyi si ya AI, muri iyi si ya cryptocurrency, ugakora amafaranga kuri internet nta kindi gishoro bigusabye uretse umwanya wawe ndetse n'ibyo bikoresho byonyine. Dore ka kenshi n'umwanya uba utari munini, as long as ufite connection ya internet, ukaba ufite computer na telefone, ibyo bikoresho bitatu ubifite, iyi video ni wowe by'umwihariko igenewe. Cyangwa se niba ufite telefone na connection ya internet, nguhaye ikaze. Ngiye kukwereka ubu buryo wakoresha ukajya ukorera byibuze hagati y'amadolari 40 na 80 ukoresheje website imwe gusa. Turaza no kureba izindi nanone ushobora gukoresha, aho ushobora kujya ukorera n'amadolari 500 buri kwezi nta kindi gishoro uretse internet, telefone na computer. Ufite ibyo bikoresho bitatu byibuze, cyangwa ushobora kuba ufite na computer zirenze imwe, cyangwa se wenda n'abantu batuye muri Amerika, mu bihugu aba diaspora, ubwo nibo mvuga. Hari uburyo ngiye kubereka bushobora kuzajya bubafasha nyine kubona utundi dufaranga two ku ruhande. Urumva ubonye nk'amadolari 500 mu gihe cy'umwaka, cyangwa se niyo wabona 100 aje ari inyongera, niba n'ubundi usanzwe ukoresha internet, usanzwe ukoresha telefone na computer. Kanda kuri subscribe ubundi dutangire. Hanyuma ku bantu basanzwe bakurikirana ibiganiro byacu, muziko nabagejejeho website yitwa Honeygain. Niyo mpamvu uri kubona ko njyewe iyo nje hano mitanza hano kuri Honeygain, iyo nyifunguye bari kumbwira ngo okay, birakunze, ndi gusharinga my unused internet, bakama point. Maze kubona point zigera ku 15,706 zifite agaciro k'amadolari 15.71. Kugira ngo ubikuze hano nuko uba wujuje point 20 zifite agaciro k'amadolari 20. Uri kubona ko ndimo kubura amadolari 4.29 kugira ngo nuzuze amadolari 20 mbikuze. Hanyuma iyi platform ntabwo ari ubwa mbere nkibagejejeho, nigeze kuba yibagezaho bwa mbere. Ndaza kugusigira video nayikozeho bwa mbere muri pinned comment, cyangwa se nze kuyisiga hano hejuru cyangwa hano, kugira ngo numara kureba iyi video, niba uri mushya muri ibi bintu, ube wayireba, urebe Honeygain wayitangira gute. Reka nguhe update rero ngufitiye kuri Honeygain. Iyo uje hano kuri Honeygain dashboard, uhita nyine ugera kuri dashboard ya Honeygain, muri ifungukira muri browser, nyine muri default browser yawe. Hanyuma nituza hano, ikintu cya mbere usabwa gukora kugira ngo ujye ubona point nyinshi ni ukujya ugafungura iyi port. Okay, buri munsi uraza ukayikirikaho gutya, ugahita uza hano bakakubwira ngo open Lockport, bakakwereka point uba ugiye kubona kuri uwo munsi. Uri kubona ko mbonye point 20. Congratulations, credit added to your account. Ukaza hano kuri okay, ubu za point 20 zihise ziza hano. Niyo mpamvu hise ubona tugizeho point 15,726 zifite agaciro k'amadolari 15.73. Uzajya uza hano buri munsi, kuko iyo washarinze MBs 5 ku munsi uraza ugafungura iyi Lockport. Ubu nzagaruka ku munsi w'ejo. Uri kubona ko mfitemo aba referrals, cyangwa se abantu banatumiyemo bagera kuri 56, ndetse niho nakuye point nyinshi, kuko uri kubona muri point 15,700 mfite 10,000 zaturutse mu gutumira abantu. Ubwo rero birumvikana ko gutumira abantu nabyo bifite agaciro muri iyi platform. Ushobora kuza hano ugakopiya iyi referral link yawe ukayiha umuvandimwe wawe kuri WhatsApp. Hanyuma
iyi Honeygain ni byiza kuyikorera kuri computer, ego no muri telefone irakora, ariko ubona nyine point nkeya. Bakubwira ko iyo ukoresha computer ubona point zikubye inshuro 30 ku muntu ukoresha computer nyine. Umuntu ukoresha computer abona point zikubye inshuro 30 ku muntu ukoresha telefone. Niyo mpamvu navuze niba ufite telefone ukaba ufite na computer na internet byose wajya ubikoresha, kuko account imwe iba yemerewe devices zirenze 10. Wowe ukereye account niba ari kuri telefone ukajya no muri computer yawe ugakora login, video nakoze bwa mbere ikwereka buri kimwe uko gikora. Niyo mpamvu usabwa kuza kuyireba. Niba ufite kandi ikibazo cyifuzo uratwandikira muri comment cyangwa se kuri WhatsApp. Nimero zanjye ndaza kuzisiga muri videos description box. Uri kubona ko aya madolari 15 nyakoreye nko mu gihe kingana gute. Iriya video ishobora kuba imaze nk'amezi 2, nko mu mezi 2 niba mbonye amadolari 15 mu mezi wenda nka 3 mu kwezi kuri imbere, nzaba nujuje amadolari 20 mbikuza. Amadolari 20 ni ibihumbi 30, ni ibihumbi 28, 29. Ego urumva ko nagra amafaranga make cyane. Ndetse birumvikana ko hari n'ubundi buryo nkoresha. Iyi ni glass, iyi ni glass turi muri epoch ya 11. Yuje hano kuri dashboard, desktop dashboard, ugakoraho double click, ubwo birumvikana nyine nayo ihita ifungukira muri default browser yacu. Ndabona nafunguye nyinshi, reka nzi closing hasigare imwe. Uretse n'iyi glass ndaninga na Pinode, uri kubona ko iyo nje hano izo video zose nagiye nzikora, yaba video ikwereka uburyo watangira glass, uburyo walaninga Pinode. Ndagira ngo nkwereke ko gukora amafaranga kuri internet bikunda kandi bishoboka bya nyabyo. Iyo nje hano mitanza nkafungura doka gutya, nikoraho double click gutyo, ubu irimo gufunguka. Hanyuma reka igihe irimo gufunguka tuza hano kuri glass do closing. Uri kubona ko iyi glass nayo imeze nk'iriya Honeygain, gusa iyi glass yo tugenda dukora ama epoch. Uri kubona izi ni point ngenda mbona buri munsi. Nituza hano kuri rewards, reka turebe kuri rewards, kuko iyi glass twayitangiye mu kwezi kwa mbere umwaka w'2024. Hanyuma mu kwezi kwa 10 ngira ngo umwaka w'2024 nibwo baduhembeye season ya mbere. Ubu turi muri season ya kabiri, turi muri epoch ya 11. ni ukuvuga ko tumaze amezi 11 turi gukora season ya kabiri. Ushobora kuza hano, uri kubona ko iyi epoch 1 yo muri iyi season ya kabiri twayitangiye ku itariki 14 z'ukwa 10, nk'uko navuze ko mu kwezi kwa 10 umwaka washize nibwo baduhembeye season ya mbere. Duhita dutangira season ya kabiri ku itariki 14 z'ukwa 10, yarangiye rero ku itariki 14 z'ukwa 11. N'ubundi buri epoch imara ukwezi kumwe. Uri kubona ko hano nakoreshaga telefone gusa, nabonye point 7,000 mu kwezi kose, ariko nahise ngura computer. Uri kubona ko mu kwezi kwakurikiyeho cyangwa se muri epoch yakurikiyeho nabonye point 158. Ubu ngubu turi muri epoch ya 11, maze kubona point 19,000. Izi ni point ziba zaraturutse mu referrals. Video nayo ivuga kuri glass ndaza kuyisiga muri comment cyangwa hano hejuru kugira ngo nayo uyirebe. Nizeye ko uyu mwaka nurangira mu kwezi kwa 12 cyangwa se hano ni dukora epoch 12 bazahita baduhembera na season ya kabiri, kandi nzi ko nzabonamo amafaranga agaragara. Twari turi kuvuga kuri Pinode gusa, ariko reka nzi hano kuri Pi nkwereke ko naho nkorera amafaranga nyine. Birumvikana ubu buryo bwose wabukoresha. Uri kubona ko iriya Honeygain ishobora kuzajya iguha hagati y'amadolari 40 na
inani nk'uko nabikubwiye yonyine mu gihe kingana nk'umwaka ukajya ubikuzamo nk'inshuro 3 niba ufite telefone na computer. Ikindi abantu baba diaspora nk'uko nari nabivuze, uko uri mu gihugu gifite iterambere cyangwa se internet yaho nago bazaguha point zingana nk'umuntu uri mu Rwanda cyangwa se umuntu uri mu gihugu kitari more developed. Nk'ubu ndi muri USA nazajya mbikuza nka buri kwezi, kuko bitewe n'igihugu urimo na location yawe ubona point nyinshi nyine, ukabona n'amafaranga menshi bitewe n'igihugu urimo. Okay, hano mu Rwanda tubona udufaranga dukeya bitewe nuko nyine n'ubundi Rwanda nago ari most developed country. Bareba n'ubundi ubukungu bw'igihugu urimo bakaguha amafaranga bakurikije ubukungu bw'igihugu urimo, ndetse ibi ntago byabangamira kandi kazi kawe. Reka tuze hano kuri Pi app, kubona ko ya doka irimo gukora starting. Nshobora kuyiminimiza gutya, hanyuma hano nituza hano kutu turongo dutatu, reka wenda iyi Pi app nyigire nini, nyigire full screen kugira bigaragare neza. Nituza hano ku turongo dutatu, hanyuma tukaza hano kuri main Pi, tukazamura, uri kubona ko mbona Pi hagati y'imwe n'ebyiri. Ku munsi w'ejo uri kubona ko hano handitse node bonus, nabonye Pi ebyiri. Ubu ngubu tugendeye ku gaciro ka Pi, nubwo Pi yamanutse ni nk'amasenti 8 cyangwa se hafi $1 rimwe ndikenyereraho buri munsi. Nka mininga glace, nkanakora Honeygain n'izindi project ngenda nkora. Izi nizo project 3 nizeye ushobora gukora ukajya ubona $500 buri mwaka. $500 ni ibihumbi birenga 700 cyangwa se birenga 600, hafi 700. Ntabwo ari amafaranga makeya. Ikindi kandi njyewe ndi na hano kuri YouTube nayo ntabwo iratangira kunyishyura, ariko ejo n'ejo bundi izaba inyishyura. Nubwo icy'ingenzi hano kuri YouTube atari ukugira ngo nkorere amafaranga, ahubwo ari ukugira ngo mbafashe sharing my experience, dore ko ni abantu bake uzabona bagusharinga experience yabo mu byo bakora. Dore ko hari n'abazakubwira ko ngo gukorera amafaranga kuri internet ngo nibikunda, kandi uwo muntu ubivuga azi ko YouTube ihemba, azi ko ashobora gukora TikTok akajya yamamaza ibicuruzwa by'abantu, azi ko internet ariyo soko y'iterambere, cyangwa se internet ubundi iyoboye isi muri iki gihe turimo. Sinzi niba mutajya mukurikira ibiganiro bya Rocky. Buriya Rocky ni umuhanga cyane, nubwo nyine usanga akunda kuvuga kuri negative effect z'iterambere turimo, ariko nyine nta handi twabihungira. Tugomba kugendana n'ibigezweho nyine, dore ko n'ubundi ushobora kwanga iterambere n'ubundi ugakena, kandi n'ubundi ugasanga izo ngaruka zikugezeho. Reka rero iyi video nyisoreze ahangaha. Hari video nakoze nkwereka uburyo waraninga Pi node, uburyo udownloadinga iyi doka. Nk'ubu uri kubona ko turimo kuraninga doka, cyangwa se turimo kuraninga Pi desktop, hanyuma bikatuma nyine tubona Pi nyinshi cyane, Pi ebyiri buri munsi, Pi imwe. Reka nkubwire ko ibyiza biri imbere. Wenda iyi video yari komatanyije ibintu byinshi, nzajya nkomeza nkwe update kuri buri kimwe. Navuze ko hano kuri iyi Honeygain mu minsi mikeya, nko mu kwezi kuri imbere, ninuzuza $20 tubikuriza kuri PayPal. Muri video nakoze nasobanuye buri kimwe, tubikuriza kuri PayPal, nzabikuriza kuri PayPal, ubundi nkwereka uburyo amafaranga tuzayavana kuri PayPal akatugeraho kuri mobile money. Hari n'izindi update z'izindi project turimo gukora, nzajya nkomeza kugenda nguha, ariko izi project 3
by'umwihariko Pi, Glass na Honeygain imaze igihe kinini iri gukora. Bisaba kudacika intege, bisaba gukanda kuri subscribe ukajya ukurikirana ibiganiro byacu, bisaba kujya ukora research n'isi ya AI, ukajya wiga AI uburyo wakoresha AI ukayibyaza umusaruro. Iyi si turimo ni isi nyine yo koroshya ubuzima, ntabwo ari isi yo gupanika. Just uko imyaka igenda yiyongera, ikiremwa muntu kigenda gishakisha uburyo cyabaho mu buzima bworoshye, mu buzima bwiza. Niryo terambere nyine. Kanda kuri subscribe, ndagukunda cyane. Iyi video ntiwibagirwe kuyiha like ukanayisharinga ku nshuti zawe. Tubonane mu bindi biganiro, ndagukunda cyane. Bye bye.